Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro neza bakundwa bene data, ndabasuhuje ndabagumbiriye cyane mu izina rya Yesu. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Mbagarutseho shimye Imana ibinyemereye kubwo kurinda kwayo kwiza kwabanye nanjye, kukabana n'umuryango wanjye, kandi ndayishimye kuko kurinda kwayo kwabanye nawe wowe unyumva. Umfashe dushima Imana ikitubeshejeho, umfashe dushima Imana kubw'umugambi wayo ituzigamye cyangwa idusigaje kubw'umugambi wayo ifite muri twe. Umugambi dufiteho niwo irinze, ntabwo twavaho, ntabwo twagenda, ntabwo twapfa tutarangije umugambi Imana idufiteho. Mumfashe tuyishime, yarakoze kuturinda kandi idushoboze kugira ngo dusohoze uwo mugambi yadusigarije. Izina ryayo rihabwe icyubahiro. Turimo turaganira muri kino cyumweru ku magambo yerekana uburyo Imana isubiza gusenga kwacu. Imana yacu ni Imana yumva gusenga kandi ni Imana isubiza amasengesho. Rero narinje kukubwira ngo mu byo wayisabye ibasha gukora ibiruta cyane. Haleluya. Reka dusome amagambo y'Imana yanditse mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cyaho cya mbere turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku wa 11. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ni ukuvuka kwa Samweli, ari nawe wanditse icyo gitabo. Hariho umugabo w'Iramatayimusofimu mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu witwaga Elukana mwene Yerohamu mwene Elihu mwene Tohu mwene Sufi umwefurayimu. Kandi yari afite abagore babiri, umwe yitwaga Hana, undi yitwaga Penina. Niwe wari ubyaye, ariko Hana yari ingumba. Uwo mugabo yajyaga ava mu mudugudu w'iwabo uko umwaka utashye akagishiro gusenga no gutambira Uwiteka Nyiringabo ibitambo. Kandi bene Eli bombi, Hofuni na Feniyasi, abatambyi b'Uwiteka, niho babaga. Umunsi Elukana yatambaga ibitambo, yendaga imigabane akayiha umugore we Penina n'abahungu be n'abakobwa be. Ariko Hana yamuhaga ibiri kuko yamukundaga. Ariko rero Uwiteka yari yamuzibye inda ibyara. Kandi mukeba we yajyaga amubabaza cyane akamutera agahinda, kuko Uwiteka yari yamuzibye inda ibyara. Uko niko umugabo we yagenzaga uko umwaka utashye. Kandi iyo yajyaga mu nzu y'Uwiteka, mukeba we yamubabazaga atyo, nicyo cyamurizaga akanga kurya. Maze umugabo we Elukana aramubaza ati, urarizwa n'iki Hana? N'iki kikubuza kurya? Kandi n'iki kiguhagarika umutima? Mbese sinkurutira abana b'abahungu 10? Nuko bamaze kurya no kunywa, Hana ahaguruka aho bari ishiro, kandi Eli umutambyi yari yicaye ku ntebe ye ku gikomanizo cy'umuryango w'urusengero rw'Uwiteka. Ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda, arira cyane. Ahiga umuhigo aravuga ati, Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka, ntunyibagirwe ukampa umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka
abe uwe iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Dusomye amagambo menshi ariko byari ngombwa. Izi ni inkuru z'umuntu witwa Hana, ari we nyina wa Samweli. Uyu Samweli yaje yarasengewe. Birashoboka ko nawe uri musenga, hari ibyo uri musengera byatinze. Hana yarasenze, Hana araruha, Hana arababara. Nk'uko ufite ibikurushya mu rugendo, nk'uko ufite ibikurushya bikunanije, nk'uko ufite ibyo wasengeye bitari byasubizwa, ugahuriramo n'intambara, ugahuriramo n'abaguseka n'abagukwena, ariko uhumure, nawe Samweli wawe azavuka. n'ukuri Samweli wa Hana yaravutse ku gihe cyashyizweho, ku gihe cyari cyarategetswe n'Imana. Kenshi turasaba bigatinda kuza, tukagira ngo Imana yaratwibagiwe, rimwe na rimwe tukagira ngo yaratwanze, rimwe na rimwe tukishinja ibyaha tutakoze. Ariko n'ukuri Uwiteka ntiyabinaniwe, Uwiteka arasubiza, ahubwo nuko ari isaha ye itari yagera. Imana yacu ni Imana yishyura, ni Imana isubiza ibyo twayisabye, kandi n'ukuri ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twayisabye, ibasha kuduha ibirenze. Twebwe dusaba kuko turi limite, dusaba bike cyangwa se tugasaba nabi. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo ntabwo tuzi gusenga, ahubwo Mwuka Wera niwe ujya udusengera akatunihira iminiho itavugwa. Ariko n'ukuri nagira ngo nkubwire ngo wihangane. Hana yarasenze ku gihe gishyizweho, cyari gitinze, ariko Samweli aravuka. Nawe utitaye ku gihe bimaze, utitaye ku myaka ishize, ibihe birangiye, Imana ibihe ntibiyikanga, isumba ibihe. Imana isumba itangiriro. Ibihe niyo yabiremye. Ibihe ntibigutera ubwoba, ntibigukura umutima. Nawe Samweli wawe azavuka. Imana ihabwe icyubahiro. Mbese amasengesho Imana isubiza cyangwa amasengesho Imana yishyura nayahe? Nameze gute? Nayo umuntu asenza ate cyangwa ameze gute? Umva uko ijambo ry'Imana ritubwira mu butumwa bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 9:31. Handitswe ngo tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha, ariko uyubaha agakora ibyo ishaka, uwo ni we yumva. Haleluya! Uyubaha agakora ibyo gukiranuka, Bibiliya ivuga ngo Imana iramwemera. Naha turasomye ngo uwo ni we Imana yumva. Ahandi Bibiliya itubwira ko gusenga k'umunyabyaha ari ikizira k'Uwiteka. Wabasha kubisoma mu gitabo cy'Imigani ibice 15 umurongo w'8. Havuga ko igitambo cy'umunyabyaha cyangwa amasengesho y'umunyabyaha ari ikizira k'Uwiteka, ariko ngo gusenga k'umukiranutsi kuramunezeza. Imana ishimwe. Imana rero yumva umukiranutsi. Imana rero yumva gusenga k'umuntu wihannye ibyaha, k'umuntu yubaha. Haleluya! Wabasha kumbaza ngo mbese ko hari ibyo nasengeye Imana ikabitaransubije kandi ntacyo mpfa nayo? Birashoboka cyane, birashoboka ko utari wasubizwa. Ntabwo ari uko Imana yabyibagiwe, umutima urumva ntacyo ukurega. Ariko nanone nubwo uri umukiranutsi ukaba uri imbere y'Imana, nagira ngo mbabwire ibintu bitatu Imana yitaho. Nibyo bitatu muri byinshi bihari, nawe wabona ibindi, ariko nkundire nkubwire bitatu. Icyambere muri ibyo, Imana iduha ibijyanye n'ubushake bwayo. Mu nkundire dusoma amagambo y'Imana yanditse mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 5 umurongo wa 14. Handitswe ngo kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, nuko atwumva iyo dusabye ikintu nk'uko ishaka. Bakundwa bene data, Imana iduha ikintu nubwo twagisabye, ariko ireba niba kiri mu bushake bwayo. Mbese ni ubushake bw'Imana ko mbona iyi modoka? Mbese ni ubushake bw'Imana ko mbona iyi nzu? Imana iduha ibijyanye n'ubushake bwayo. Icya kabiri, Imana iduha ibidufitiye umumaro, ibyo ubona ko ari byiza, ibyo ubona ko bidukwiriye, byaduhesha umugisha, hanyuma nayo bikayihesha icyubahiro.
urya ibintu byose ntabwo ibyo dusaba byose Imana ntiyabiduha kuko idukunda kandi turebera kure. Imana iduha ibidufitiye umumaro, Imana iduha ibyatuma tutayivaho, ibitadusubiza inyuma, ibitaducogoza, nibyo Imana iduha. Bibiliya igitubwira mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 48 umurongo wa 17 arivuga, niwe ubyivugira akavuga ngo ndi Uwiteka ubigisha ibibagirira umumaro. Uwiteka azi ibitugirira umumaro, azi ibyaduhesha umugisha. Uko utaha umwana wawe mutoya urwembe cyangwa icyuma, Imana nawe ntiyabikora. Hari ibyibona dusaba bimeze nk'ibyuma, bimeze nk'ibyatwicisha mu minsi z'imbere cyangwa hazaza hacu. Uwiteka ni Imana iduha ibidufitiye umumaro, biduhesha umugisha, bigahesha izina ryayo icyubahiro. Imana ishimwe. Icya gatatu, Imana iduha ibyo ifitemo inyungu. Nkurahije ukuri kose Imana ntizaguha ikintu idafitemo inyungu. Muri iki gitabo twasomye umurongo wa 11 watweretse uburyo Hana yasenze. Yari yarasenze igihe kirekire, ariko uriya munsi ngo ahiga umuhigo, ngo aravuga ngo Uwiteka Mana yanjye, numpa umwana w'umuhungu ntabwo nzamugundira ngo mwizirikeho, ahubwo nzamugutura abo wawe wowe Uwiteka iteka ryose, kuko Imana ibonye ibifitemo inyungu. Imana ntishobora kuguha ikintu idafitemo inyungu. Imuha umwana umuhungu Samweli. Haleluya. Uwo Samweli yaje guhagarara mu cyuho ubwo ibyo kwa Eli byari birangiye, ubwo abahungu be bari bitwaye nabi ku butambyi. Samweli ahagarara mu cyuho Imana yamuhaye Hana, kuko Hana yarayeretse kandi Imana ikareba mu mutima we ko ari umwana uzagira Uwiteka umumaro. Nshuti yanjye, ibyo uri gusengera Imana ibifitemo inyungu. Ibyo uri gusengera urabona hari icyo Imana izabyungukamo. Niba bimeze bityo, uhumure, utitirize, utegereze. Samweli nawe Hana yarategereje mu gihe yasengaga, ategereza igihe kirekire, maze Samweli aravuka. Uhumure nawe, Samweli wawe azavuka. Hanyuma ikindi kintu cy'igitangaza, nababwiye ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba. Iyo usomye muri icyo gitabo cya Samweli ibice 2 umurongo wa 21, tubona yuko ngo Imana yagendereye Hana nanone ngo imuha abandi bahungu 3 n'abakobwa 2. Uwari ingumba agira abana 6. Bakundwa bene data, ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba. Mukomere, mutitirize. Ariko niba hari ibyo Imana itari yakora, niba hari ibyo Imana itari yasubiza, witegereze urebe, mbese ndasaba ibijyanye n'ubushake bwayo? Mbese koko ibingibi Imana irabona nibyo binkwiriye? Mbese bimfitiye umumaro? Hanyuma urebe icyo uri gusengera, mbese ni iyihe nyungu Imana ibifitemo? Niba ubona icyo uri gusaba nta nyungu Imana ibifitemo, uhindura isengesho. Imana ibaha umugisha, Imana ibashyigikire, mumenye ko ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dusaba. Mukomeze muyizere, mutitirize kandi musenge mukiranuka. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu.